Igitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Elina White, muri kumwe na Marita Karasira. Igice cya 4, kuvuga ibyaha. Utwikira ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imigani igice cya 28 umurongo wa 13. Ibitera Imana kubabarira ntibiruhije, ni ibintu byoroshye kandi birakwiriye. Uwiteka ntatubaza amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa agacuho cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho cyangwa kwihongera ibicumuro byacu. Ahubwo uwatura ibyaha bye akabireka niwe ubabarirwa. Intumwa Yakobo yaravuze ati, mubwirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukire. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Ibyaha byanyu mubibwire Imana, niyo yonyine ibasha kubabarira, kandi ibicumuro mwagiranye mubibwirane. Niba waracumuye kuri mugenzi wawe cyangwa ku muturanyi, ukwiriye kwemera igicumuro cyawe, kandi nawe akwiriye kukubabarira ataziganije. Maze uhere ushakashaka imbabazi z'Imana, kandi ubwo wamugiriye nabi wacumuye ku yamuremye n'uwamucunguye. Urwo rubanza rugezwa imbere y'umuhuza, ari we mutambyi wacu mukuru, wagerageje uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atagize icyaha yakoze, ndetse ababazwa n'intege nke zacu, kandi abasha kudukiza ikizinga cyose cy'icyaha. Abaticisha bugufi imbere y'Imana ngo bemere ibicumuro byabo, baba batarashyikira amendezo yo kwikiranura. Niba twarihanye ibyaha byacu, maze hanyuma tukicuza icyaduteye kubyihana, tukigaya, tuba tutigeze gushaka kubabarirwa ibyaha by'ukuri. Niba tuticuza by'ukuri, nta mahoro y'Imana twabona. Impamvu imwe rukumbi yatuma tutababarirwa ibyaha twakoze, ni uko twakwanga kwicisha bugufi no gukurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga, ari ryo rigaragaza neza inzira nziza ya ngombwa umuntu anyuramo yicuza. Kuvuga ibyaha mu ruhame rw'abantu cyangwa ku muntu umwe uko ariko kose gukwiriye kuva ku mutima kutazinzitswe. Umunyabyaha ntakwiriye kuvuga ibyaha bye ku gituna. Umuntu ntakwiriye gupfa kubikora atabyitayeho. Utazi kuzinukwa ibyaha icyo ari cyo ntakwiriye kubihatirwa. Kwatura ibyaha ubikoze ubikuye ku mutima koko kukubera inzira ikugeza ku Mana y'imbabazi zitagira akagero. Umunyezaburi yaravuze ati, Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Zaburi igice cya 34 umurongo wa 18. Kwatura k'ukuri kuraromboreza, kukemera ibyaha nk'uko biri, ntigukikira. Hari ibyaha byabwirwa Imana gusa, hariho n'ibindi bikwiriye kubwirwa ababigiriwe. Niba ari ibyaha byakorewe ku mugaragaro, bikwiriye kuvugwa ku mugaragaro. Nyamara kwatura ibyaha kose gukwiriye kwerura, ntigukikire. Ikintu cyose kikavugwa nk'uko kiri, icyaha cyose kikaturwa mu izina. Mu gihe cya Samweli, Abisirayeli bimuye Imana, batezwa ibyago ku mpamvu z'ibyaha, kuko bari baretse kwizera Imana, bari bayobewe guhitamo imbaraga yayo n'ubwenge bwo gutwara ubwoko bwabo. Bari baretse kwiringira ububasha bwayo bwo guhagarikira no kurengera ibyabo. Bahera ko banga Rurema, umutware w'ibyaremwe byose, bashaka gutwarwa nk'ayandi moko yose yari abakikije. Batarabona amahoro, babanje kwerura rwose icyaha cyabo, bati, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Icya mbere cya Samweli igice cya 12 umurongo wa 19. Icyo cyaha bari bakoze nicyo bari bakwiriye kwatura nyine. Kutanyurwa kwabo kwabatwaye umutima, kubatandukanya n'Imana. Kwatura ibyaha kudaterwa n'agahinda kabyo, kandi kudaturutse ku kwihana nyakuri, ntikwemerwa n'Imana. Ingeso zikwiriye guhinduka ukundi rwose, ikibabaza Imana cyose gikwiriye kurekwa. Ngayo rero amaherezo y'agahinda nyakuri yo kubabazwa n'ibyaha. Icyo dukwiriye gukora ubwacu twakigaragarijwe neza ngo, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, mutabara abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 16 na 17.
umuntu w'inkozi y'ibibi nagarura ingwate agasubiza icyo yibye nyiracyo, akagendera mu mategeko y'ubugingo, adakora ibibi, ni ukuri azabaho ntazapfa. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 15. Pawulo avuga ibyo kwihana ati, ntimuri ako gahinda ko mu buryo bw'Imana, uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo, ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora. Muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri ibyo. Icya kabiri cy'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 11. Iyo ibyaha bimaze kugusha umutima ikinya, umuntu w'inkozi y'ibibi aba atakimenya kurobanura ibigoramye byo mu ngeso ze, kandi ntamenye uko ibibi akora bingana. Iyo atoroheye imbaraga y'Umwuka Wera ngo imwemeze, asigara arindagira mu byaha bye. Kwatura kwe ntikuba kuvuye ku mutima. Icyaha yemeye cyose acyongeraho icyo yikirisha icyo yahaniwe, akavuga ati, nagitewe n'ibi n'ibi. Adamu na Eva bamaze kurya ku mbuto zabuzanyijwe, bakozwe n'isoni, bafatwa n'ubwoba. Icyo babanje gukora ni ugushaka icyo bikirisha cy'urwitwazo ngo bakire iteka ryo gupfa riteye ubwoba. Uwiteka ababajije ibyaha bakoze, Adamu aherereza icyaha cye ku Mana no ku mugore we ati, wa mugore wampaye ngo tubane niyo wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Itangira igice cya 3 umurongo wa 12 na 13. Umugore nawe abiherereza ku nzoka ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Kuki waremye iyo nzoka? Kuki wayikundiye kuza mu murima wa Edeni? Ibyo bikirishirize kubigira urwitwazo, niko guhererezaho Imana ibyaha byabo. Uwo mutima wo kwikiza ukomoka kuri se w'ibinyoma, uba muri bene Adamu bose. Kwatura ibyaha bene ako kageni ntigukomoka ku Mwuka w'Imana, kandi ntikwemerwa n'Imana. Kwihana by'ukuri bituma umuntu yemera ibicumuro bye, akabyemera atihenda cyangwa kuryarya, agataka ati, ayi Mana mbabarira, ndi umunyabyaha. Abemera ibyaha bacumuye bazatsindishirizwa, kuko umunyabyaha wihana akemera amaraso ya Yesu azamutsindishiriza. Ibyitegerezo bimwe byo kwihana k'ukuri byanditswe muri Bibiliya byerekana umutima wo kwihana uko umeze, nuko wemera kwicisha bugufi, ntugerageze gushaka ibyo kwikirisha, haba no kugerageza kwitsindishiriza. Pawulo ntiyagerageje kwitsindishiriza, ahubwo yeruye icyaha cye cyirabura tsiritsiri uko cyakabaye. Ntarakagerageza gupfobya ibibi bye, ahubwo yeruye ati, nashyize abera mu nzu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazaga cyane no kubarakarira, nkabarenganyiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Ibyakozwe ni mu gice cya 26 umurongo wa 10 n'uwa 11. Pawulo ntarakagerageza kwigira shyashya, dore uko yavuze ati, Kristo yazanywe mu isi no kwisiza abanyabyaha, muri bo ni jye wa mbere. Icya mbere cya Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 15. Umutima wicisha bugufi ushenjaguritse, ubitewe no kwihana by'ukuri, uzajya ushima urukundo rw'Imana n'incungu yatangiriwe i Karuvari. Kandi uko umwana utagira icyo ahisha se umukunda, niko wihannye ababaye by'ukuri ashyira Imana ibyaha bye byose. Ndetse byanditswe ngo, nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Icya mbere cya Yohana igice cya 1 umurongo wa 9.